Iyo mbabarira twumvane iyi nkuru ni inkuru y'umwana w'umukobwa bita Benita cyangwa se inkuru ya Benita. Benita rero yahoranaga agahinda kuko mama we yabanaga wenyine, agahorana ku gahinda yabona abandi bana bataha bari kumwe n'ababyeyi babo, abasohokana n'ababyeyi babo bagiye ku mazi. Benita akababara, no kuvuga papa we yitabye Imana akiri umwana mutoya. Nagize amahirwe yo gukorana nawe nkuko nyine nawe ujya ubona hari bagenzi bawe badafite ababyeyi bombi cyangwa se afite nk'umubyeyi umwe, na Benita niko rero yari ameze. Benita rero mu kwiga kwe byari binagoranye kuko nago yigeze asoza amashuri ye, yasoje uwa gatandatu gusa, ariko nago byakunze ko akomeza muri kaminuza. Benita ubuzima rero bukomeza kumugora, aravuga se ko nsoje segonderi kaminuza nzayihirirwa nande, ese byo nimbona umfasha azamfasha ku myaka yose nziga. Benita bikomeza kumugora, na mama we aho ngaho yari umukecuru nyine utangiye gusaza, ari kwa kurya twatuntu yasigiwe n'umugabo we, akirya akimara kugira ngo akomeze abesheho umwana we. Benita kabibona agahinda kakamwica, akavuga ubu buzima koko nzabuvamo. Urumva no kuba yarasoje segonderi atarakomeje kaminuza byakomeje kumubabaza, ariko aravuga nta kibazo, amashuri mfite nzayakoresha neza ariko ngere kuri gahunda mfite cyangwa se ku ntego mfite. Rero ahantu hose Benita yajyaga ku depoza cyangwa se yatwaraga impapuro zisaba akazi, akenshi baramubwiraga rero Benita, turabona dukeneye umuntu wize ibingibi no muri kaminuza kandi we nago byujuje, ati ariko nshobora no kubikora kandi nkabikora neza. Ngo gukira gipapuro buriya nicyo kiduhamiriza ubushobozi ufite. Benita akababara, yadepoje ahantu hatanu hose bamwangira ati Benita basi hangana ujye muri kaminuza wongere wisumbureho ujye hejuru. Yagenda akabibwira mama we ati mana wanjye humura ihangane. Rimwe na rimwe na Benita akiheba se ko ibingibi bikomeje kwanga bigenzene. Benita aza kubona akazi, arangije bamuhamagaye baramubwira Benita rero akazi ubonye nako mu kabari, kwa kundi nyine ubu nakazi ufite abantu bose ubahamagara ati nukuri muzandwaneho nshuti zanjye. Inshuti imuboneye akazi imubonera akazi ko mu kabari, ati Benita rero nakuboneye akazi, sinzi niba uri uzagashobora cyangwa se uzagakora. Benita ati nakahe ko nta kazi ntakora, ati nako gukora mu kabari. Benita byumvise yumva biramurenze, mu kabari kandi ati se ni gukora gute? Ati turabyuka kare saa 12 uba wagezeho shift ya mbere, ati tugataha saa 6 z'ijoro. Benita ati oya ku kazi ndumva kangoye, ariko ati mwana w'umukobwa inshuti ati Benita nta kibazo nyine niba wumva wagakora umigire, niba utagakora nakundi mbwire bosi ko byanze. Umwana arangije yitekerezaho, aravuga se aka kazi ko mbona kaje yego bari kumudufaranga tumeze nkaho twantunga, ariko ubundi akajyamo izi ko numva akazi ko mu kabari abatari keza ubu nzagashobora. Benita nyine biramurenga, Benita biranga, aragenda bibwira mama ati mama rero reka nkubwire ubu ngubu nabonye akazi. Mama warishima ati Benita mukobwa wanjye wabonye akahe kazi? Ati nabonye akazi ko gukora. Hehe Benita ko gukora mu kabari mama? Ati mwana wanjye ugiye gukora mu kabari koko, kubera iki se wahisemo mu kabari niho wabonye gahagukwiriye? Mama ati naradepoje nta hantu ntashyize, ariko urabizi ikibazo amashuri nize nagwa ahwanye n'akazi ndi kubona, urabizi neza. Ihangane rero njye mu kabari njye gucuruza mbe mu seriveri, ariko nzabikora neza nzirinda. Ati mwana wanjye ubu nawe ndaguhombye. Ati mama ibyo nibicyo uri kumbwira, ndi umukobwa mukuru nzirinda, ibyo utekereza nago bizambaho. Ati nta kibazo mwana wanjye ndakwizeye, ariko mama wafite agahinda. Ati rero mwana wanjye ndakwizeye genda. Ubwo urumva hano yaragiye kujya yari butinde akazabana nyine nabo bakobwa cyangwa se n'uwo mukobwa wari wamuhamagaye kujya mu kazi. Asezera kuri mama wati mama ndagusezeranya I promise you nzakora neza akazi, nzaguhesha ishema, sinziyandarika, sinzakora icyo utekereza nago nzabikora kandi ndabizi neza. Mama we ati Benita I trust you mwana wanjye, ndakwizeye pe, ndabizi twakuriye mu buzima nyine bwiza, ariko nyuma yuko papa wawe yitaba Imana byose byarahindutse, uzirinde uzitware neza mwana wanjye. Ati mama ndabikwijeje kandi nzagushimisha. Benita rero agire mu kazi, atangira reba akazi buryo bagakora, pressure bariho, abakozi baza batukana, abakozi n'abandi bakoresha, abandi baza bavuga nabi, yaba bakiriya nabo batukana, ubona nyine ko ari ibintu bimurenza. Ati ese nzabishobora? Rimwe na rimwe agatanga ibintu akibagirwa. Boss ati amafaranga y'ibyo watanze ari hehe Benita?
Benita ku munsi wa mbere amera nk'umusaza aravuga ati ngiye gusezera. Umwana w'umukobwa ati w'inshuti ati Benita ujya he? Bitwara bimenyereye natwe ibi byatubayeho at the first time, ariko urajya he? Tuzi ukora akazi. Kuba dukora mu kabari ntago bivuze ko turinjije nta kintu dushoboye abantu bagomba kutwifatira. Benita arangije ati okay nta kibazo, reka nihangana uyu munsi wonyine ariko ejo nibyongera kumbaho ngenda sezera nahe pe nago nabishobora. Ati hari abagabo bari kumamagara Benita menyera akazi, abo yego n'abakiriya ariko nanone nago ugomba kumva ko bagomba kugutwara uko ushaka cyangwa se uko bashaka. No Benita, iha agaciro. Uwo ni inshuti yagiraga imwe, ariko abandi bati Benita umva rero wabaye uri umukobwa mwiza waje gukora hano, twabonye n'abantu bose bakureba ari bo bitayeho, so please ugomba kwigaragaza. Twa tipu twa hato na hato bakatuduhereza, sibyo? Kuko uri umukobwa mwiza, ndabona rwose wowe uri yafiga baba bakeneye. Benita kabireba agahinda kakamwica karira kabihorera, kuko yarazi icyo ya promisinze mama we. Buzima burakomeza, Benita aza kumenyera umukobwa uri sharp, umukobwa wakira abantu neza, ariko Benita akagira ikibazo abantu yamara gutanga service abahereza, niba ari inzoga niba ari fanta, abantu bakamuhamagara bati Benita nagukunze, Benita uri hehe, Benita nago nkora utaje, Benita yarabaye Benita. Abantu bose arase ibi ni bigiye kunshyira mu bibazo, kuki abantu bose bamamagara, abafite gahunda abadafite gahunda. Urumva hari abaprofitaga bagatwara nimero yo bakamubeshya bati ngo tuzagaruka uzatubwire, kumbe hari ibindi babishakira bati Benita naragukunze, ngwino tugende, ngwino ngusohokane. Ariko Benita nago yigeze abiha agaciro, kuko yarafite intego ati njyewe nta muntu uzamfatira muri aka kazi yumve ko azankoresha ibyo ashaka byose. Akababwira uzi n'ikindi, ni mu kazi kandi nemerewe guhamagarwa ya masaha. Yashyizeho settings barriers ku buryo umuntu wahamagaraga Benita yabaga azi ko Benita ari bumwitabe aya masaha cyangwa se atari buze kumwitaba. Abantu bose bakira bose barumirwa bakamukunda, nubwo yakoraga ibyo bintu ariko Benita bakamukunda. Yari umukobwa w'umuhanga, umukobwa uca bugufi, niyo umukiriya yamukorera naba ariko agatuza akavuga ati I'm sorry nago nabishakaga. Ukabona ko ari umukobwa ufite umuco ibyo akora byose. Abantu rero message boss atangira kubona izo message ati umukobwa wita Benita nukuri yatwakiriye neza. Abaza bati nukuri boss twagushimiye ariko nanone ushimire Benita. Boss atangira biramurenga ati Benita urumva ari igihe boss abafite abakozi ariko atazi ngo oya uyu ni Benita, uyu ni Chantal, uyu ni Claude. Abatabitayeho nyina ziko icyambere ni amafaranga abona ku meza, n'amafaranga abona kuri konte. Ibyo byo kumenya abakozi ngo uyu n'uyu akenshi yabihariraga nde manager, ariko nyine boss nyiri company ati noneho wa mukobwa nanjye ngomba kumumenya. Who is Benita? Abantu bose Benita umamagara ati Benita dahari nago naza. Benita uwo Benita ninde? Boss rero ntiyigeze abibwira Benita. Boss aratuza aravuga ngo uyu munsi ndaza kuba supervisor, ndebe what's going on uyu munsi bimeze gute. Urumva yarafite ahantu hanini, hoteli nini cyane abantu bazaga bakiyakirira. Umunsi umwe rero boss aravuga ngomba kugenda nkareba uyu Benita. Boss aragenda arareba umwana w'umukobwa, abona Benita ko bamuhamagara, Benita ko hita yihuta, Benita ko gutanga service, Benita burya asaba imbabazi mu gihe atinze. Benita aravuga uyu mwana w'umukobwa Benita nago yigeze aryama. Boss ati uyu Benita ni Benita kabisa. Atangira kumukurikira, atangira kubaza amakuru ye, atangira ahamagara wa mwana w'umukobwa wabo yaramaze igihe ati ndagira ngo mbwire byinshi kuri Benita iwabo nihe, akora iki biki n'ibiki. Aravuga rero Benita iwabo ni mu cyaro, Benita mama wenyine bimeze gutya, byose aramubwira byinshi kuri Benita. Nta kibazo ati wamaye nimero. Urumva rero boss rimwe na rimwe ntabwo baba bafite nimero z'abakoresha babo, uretse nyine ba manager n'abandi nyine ati ndashaka umukozi, cyangwa se manager ati uyu mukozi wapi, akaba yamwirukana cyangwa se bigahinduka ati nshakira nimero ziwe, barazimuhereza. Urumva boss baramutinyaga. Wa mwana w'umukobwa atangira kugira ubwo ati noneho Benita birarangiye baramwirukanye. Kumbe boss yashimye ibikorwa bya Benita atangira kubazwa, Benita atangira gukurikiranwa buri joro buri munsi. Umunsi umwe rero boss amaze kumenya amakuru Benita uwariwe, Benita ko ari mu bantu batuma bakiriya baza, Benita yihaye agaciro, yihesheje agaciro, Benita ari umukobwa w'ikinyabupfura muri hoteli ye. Aravuga uyu mwana ngomba kumukura kuri urwego ariho akajya handi, kuko uyu mwana hari byinshi ya solvinga ndetse mushyize no hejuru. Arangije akoresha inama yihuse ati mbashake mwese abakozi muze tuganire.
bose bafite ubwoba. Wa mukobwa umwana n'umukobwa ati Benita rero boss yakumbajijeho ambaza byinshi kandi ashobora kuba agiye kugwirwa na Benita. Uyu mu boss turamutinya, ubundi yahamagaye umuntu tuba tuzi ko bigiye kurangira. Ati none ndajya atangira guhamagara ya mama we ati mama ndakwinginze sinzi ibintu bigiye kuba muri kampani ariko mbabarira. Byahinduye isura. Ati hoteli sinzi ibibazo byabaye, abantu bose dufite ubwoba, hari inama kandi iyo umuyobozi ahamagaje inama bari ibintu bidasanzwe. Arangije ati mwese ndabashaka aya masaha naya mwese muze mu biro. Ati nta kibazo. Arangije rero baraza bakora inama. Ati mwese impamvu nabahamagaye hano ndashaka kubabwira ko ubu ngubu Benita ari manager wa company. Ati oya ntago bishoboka. Benita ati njyewe boss, njyewe Benita cyangwa harundi Benita njyewe boss, ni wowe Benita bari kuvuga. Benita byaramurenze. Ati se noneho ibyo nkora hari umuntu ubibona, ibyo nkora hari umuntu ubyitayeho. Rimwe na rimwe mbanzi ko nyine ndi kwitangira abakiriya ari kugira ngo agashara kanjye kaboneke vuba, kumbe hari umuntu mbona akahana agaciro ibyo nkora. Ibyo yabivugiraga mu mutima. Aramuzana imbere ati umwe n'umukobwa nabonye yarahinduye byinshi muri hoteli yanjye, abantu benshi baramukunze, abantu benshi nagiye mbona message nyinshi kubera Benita. So Benita guhera aka kanya abaye manager. Benita biramurenga, ahamagara mama wazi n'ikindi, mama nabaye manager wa company, can you believe it? Ati mwana wanjye se nibyo? Ati mama nibyo. Yawe biramushimisha. Nibwo yahise aboneraho n'umwanya wo gusura mama we. Urumva Benita kuba yari muri ubwo buzima byaramubohaga cyane kuba yagenda, ariko nyuma yo guhabwa izindi nshingano nawe yatangiye gukora program. Ati noneho nge nagenda uyu munsi nasigaho uyu nguyu. Atangira nyine guhindurirwa ubuzima. Benita arishima cyane. Ati ese akabari kamesha kandi kazi keza kanshyira ku rundi rwego. Nari umuseriveri abantu banseka rimwe na rimwe abandi bakanyifatira, ariko kwitwara neza kwanjye bitumenye mpabwa iyi position. Yishima cyane. Arangije aragenda ajye gusura, ariko abibwira boss. Aramubwira rero boss uyu munsi ndagiye gusura mama iwacu mu cyaro, umbabarire rero ntago ndibuze kuboneka. Ati nta kibazo. Arangije boss abwira umuntu umwe mu bakozi be ari kudakorera aho ngaho muri iyo hoteli. Hari urabona ukuntu mu boss aba afite ibintu byinshi. Ati umwana w'umukobwa bita Benita arava hano aya masaha, izi saha agiye ahana, icyo nshaka no kumukurikira turebe koko agiye iwabo cyangwa se agiye ahandi hantu. Benita yafashe imodoka na wa muntu boss we yashyizeho ngo aneke na wari tayari. Benita afata imodoka n'indi muri inyuma aragenda agira iwabo. Yaguriye iwabo ibintu bitandukanye. Mama warishima ati mwana wanjye byagenze gute? Benita amubwira inkuru yose uko yagenze. Kumbe na wa muntu bahaye ngo akurikirane Benita ari inyuma arimo arareba koko Benita yagiye iwabo cyangwa se yagiye mu bindi bintu. Arangije ahita atanga raporo ati boss Benita ubu ngubu rwose ari iwabo kuko nabonye mama we, ariko ibyo yabikoraga yihishe somewhere. Ariko Benita urumva nta kintu yarazi, ntabwo azi ko yakurikiwe, ntabwo azi ko hari umuntu bamushyizeho kumukurikirana. Benita arangije yongera afata inzira asubira iwabo, asubira nako ku kazi. Benita atangira guhindura amateka, atangira kubakira mama we, atangira kugaburira mama we, atangira kumuhindura. Yumva yari afite uturwara turaho ngo twatundi tuba dufata abakecuru. Atangira kumwitaho Benita Benita mu kazi mu cyaro. Benita Benita boss atangiye kubona Benita ahindura ibintu byose. Aravuga uyu mwana w'umukobwa ni mwiza cyambere, afite imyitwarire myiza, nabeshya n'umunyakuri. Kuki ndabura iki kugira ngo uyu mwana w'umukobwa mushyire mu mago? Abantu bose bitangira kubarenga. Boss uzi ikintu yakoze, aravari umwana w'umukobwa ngomba no kumutanguranwa kugira ngo hatagira abantu bamureba, kuko boss yabaga yicaye ahantu abantu bamuhamagara ati Benita umukobwa wawe. Urumva ari igihe abantu boss cyangwa se abantu bavugana na boss rimwe na rimwe bagashima abakozi, ariko boss nibwo we yavuga wese umwana w'umukobwa bahora bavuga gutya. Why not? Urumva yatangiye akora mu kabari umuseriveri, arazamuka aba manager. Kuba manager rero atangiye kuvuga why not naho kuki uyu mwana w'umukobwa nanjye nta approachinga ko mbona yavamo n'umugore mwiza, ndimo ndarangara iki. Abana bahora bamunshimira bati uyu mwana n'umwana mwiza, umwana w'umukobwa akora ibintu, why not kuki ntamushyira mu mago? Arangije rero ya approachinga Benita. Aramubwira Benita ndashaka ko tujyana tugasangira aka evening coffee.
Benita ati ngewe nawe boss. Ibintu rero byose byabaga kuri Benita byaramutunguraga, nta kintu na kimwe yumvaga ko kiri kuba kiri real, yumvaga ari just a dream. Arangije aramubwira okay, nta kibazo boss ndahari. Afite icyo barafite kubaha cyane, ati nta kibazo boss ndahari. Kuba yarahawe izo nshingano ntabwo byamuhinduye, ni byamutumye yashyira hejuru n'abana b'abakobwa mu kazi. Yarabagiraga inama ati mw'abana mwe mukora mu kabari, aho umuntu ashobora kuza yasinze akakugirira nabi, aho umuntu ashobora kuza yasinze akagutuka akakubwira ngo wamuhaye serivisi mbe, kumbe atari byo. So muzaye mwihangana, aho gukora uvuga ngo nzava hano nge n'ahandi, usaving ukore. Abantu bose baramukunda Benita mu kabari, aba Benita muri hoteli, Benita aba Benita manager, abantu bose baramukunda. Barangije nibwo nyine yamubwiye ko bari busohokane. Barasohokana, aramubwira uzi n'ikindi Benita, adatinze na bintu byinshi, na bintu byo gutereta, aramubwira ese will you marry me Benita? Boss, are you serious? Nubwo Benita yari afite amashuri make, ariko Benita yarasobanukiwe. Boss, are you serious? Ati I'm serious Benita. Biramurenga Benita, biramurenga. Akira aho ngaho ati akira, will you marry me? Agihindukira inyuma abona abakozi bose bambaye neza, baramushagaye, barimo baramuririmbira, bateguye neza. Benita yumva biramurenga ati oya ntago ari jyewe, ibi byose ni ibyanjye. Ati ni wowe Benita, vuga yes, turagukunda Benita, urabikwiriye. Boss urumva yateguye bucece na bintu byinshi. Umunsi yahamagariyeho Benita ngo aze, ni nawe munsi yamupropojeho. Ati will you marry me? Staff bose bahari, abakiriya bamwe bahari. Ati will you marry me? Yo biramurenga Benita ati se ninde ukubyanga, we wankunze ntabizi, ukanzamura ntabizi, nta kimenyane, nta kintu na kimwe usabye, ukankundira iyo none uje kubingaragariza hano, niki nakwima koko. Ati I will marry you my boss. Ati bring your finger. Arangije disi amwambika impeta. Benita ararira ati ubuzima nanjye najya nabuvamo. Ararira cyane ati ndahari kubwawe. Abakozi barishima bati Benita nukuri uri umuntu mwiza, uri umukobwa mwiza, urubaha, natwe watumye duha agaciro ibyo dukora, twirinda kwiyandarika no kumva ko abantu badufata uko turi, uko tutari, ko abantu badufata uko tutari, kuko dukora mu kabari. Hoya Benita biramurenga nawe aravuga hari igihe ukora ikintu abantu uzi ko batakureba, kumbe baba kureba. Ibyo ukora byose uko witwara barakubona. Benita biramushimisha cyane, amarangamutima aramurenga. Nibwo nyine yahise afata umwanzuro nyine wo kwemera ko yazabana nawe. Barishima, gahunda z'ubukwe zirakomeza. Umunsi wa kabiri rero ajya gusura iwabo, nibwo yajyanye na boss we. Ati tugende rero. Bakigera iwabo, mama wasohoka rwose azi ko ari umwana waje gusuza. Urumva Benita ntabwo yigeze abibwira ko ari buze kuzana na sheri we. Akigera mu rugo ati Benita uwo muntu nuwahe ko mbona ari umukire? Nicyo kintu yamubwiye. Urumva mama we yarafite igihunga, afite ubwoba ese umwana wanjye nawe azicanana n'abakire cyangwa se ajyanane n'abakire. Ati Benita uwo muntu nuwahe ko mbona ari umukire? Ati n'umugabo wanjye mama. Ati Benita urambeshya. Ati nibyo mama. Yo aramufata aramuhobera. Ati n'umugabo wawe ngwigo mama. Ati very soon turakora ubukwe, dore yanyambitse n'impeta ya fiançailles. Biramurenga, arishima cyane, barabana, ibintu bigenda neza cyane, bakomeza gutegura ubukwe. Ese nawe waba ukora mu kabari, hari abantu bagutesha umutwe? Waba ukora mu kabari, hari abantu bagufata ukutari, hari abakubonamo nk'indaya, nk'umukobwa wicuruza, nk'umukobwa utafite icyerekezo? Ese nawe niho waba ukora? Ese iyi nkuru igufashije iki? Nizere ko Benita akubereye byose, nizere ko umwana w'umukobwa hari ikintu akwigishije. Ibyo waba ukora ko byose, akazi waba urimo kose kabago ari akazi keza ukunda, ihesha agaciro, itware neza, wakavamo ukajya no mu kandi. Akabi kashobora kuguhesha keza, ako wita ko ari kabi ugakoze neza kaguhesha akandi keza. Iyi nkuru ni inkuru yabayeho, ni inkuru nziza cyane, nanjye yaramfashije, nizere ko nawe yagufashije. Ntibisanzwe nge ndi Ntagara Delphine. Kora subscribe aho ngaho, ukore like, comment, kugira ngo n'izindi nkuru mba naguteguriye cyangwa se tuba twaguteguriye kuri Ntagara official nizizagucike. Mbifurije ibihe byiza. Inkuru ya Benita.